igihozo nshuti Mireille uzwi cyane nka Fiona muri filime y'uruhererekane indoto ndetse wakunzwe muri filime nka Papa Sava n'izindi zitandukanye yagiye akina. Uyu usibye kuba ari n'umukinnyi wa filime asanzwe kandi ari umushoramari agakora ibijyanye no gutunganya imigati igaburirwa abageni imwe igezweho ariyo keke cyangwa se gato. Gusa uyu munsi uyu mukinnyikazi wa filime nyarwanda yasohoye itangazo anyomoza amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga izi dukoresha hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, urugero nka Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ayo makuru yakwirakwiye yagendaga avuga ko Mireille ari kwitegura kurushinga n'umukinnyi wa filime guturuka